Yes, iyi ni SPN TV2 turizera ko mumeze neza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, intara zigize Ruwa Gasabo uko arenye, namwe mutwumvira hakurya y'amazi mu bihugu byo hanze ku migabane igiye itandukanye, turabasuhuje turizera ko mukomeje kumererwa neza cyane. Naho utameze neza nakubwira ni ihangane bucya bucyana ayandi. Yes, ni SPN TV2 rero igarutse muri cya kiganiro mumaze gukunda muri benshi cya Menya nibi. Ubundi narakubwiye ngo ntugacikwe n'ibi biganiro mutegurira kuko biba birimo ubumenyi ndetse n'amateka utaruzi. Uyu munsi ngiye kukuganiriza ndetse nkubwire amateka y'umusitari bita Kenny Rogers. Nakubwira ngo ntucikwe, niyo tugiye kubana muri iyi minota, ni Jose Blessing bisanzwe, nakubwira ni don't miss. Umuririmbyi w'umuziki wo muri Amerika uzwi cyane kubera ijwi rye risigaye ndetse ryari risigaye rikundwa na benshi kumva indirimbo ze zose yakoze, izo nakubwira nka Lady, The Gambler, nta wundi ni Roger Kenny cyangwa se Kenny Rogers aka The Gambler. Yavutse kwa 21 Kanama mu 1938, havukira muri Houston aho ni muri leta ya Texas mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rogers yashakanye na Wanda Miller mu 1997 ndetse baza kubyara n'abana batanu aribo Christopher Cody Rogers, Justin Charlie Rogers, Jordan Edward ndetse na Rogers Carlo na Kenny Rogers Jr. Kenny Rogers yakuriye mu muryango ukennye aho n'ubundi muri Texas mu 1956. Igihe yari mu mashuri yisumbuye yatangije itsinda rye rya mbere The Scholars cyangwa CNT. Bakoze indirimbo ya mbere That Crazy Feelings, indirimbo ya mbere ku giti cye mu 1957 ubwo yacaga kuri televiziyo y'umuziki uzwi cyane muri Amerika Bandstand. Impano ye yahise igaragara ihita imenyekana maze asabwa gusinyishwa muri label yitwa Carlton Records aho hari mu 1958. Bigeze mu 1966 yinjiye muri New Christie ya Minstrels, itsinda ry'abantu ryatangijwe na Randy Sparks mu 1961. Nyuma y'umwaka umwe Rogers hamwe n'abandi ba Minstrels baragiye kugira ngo bashyire itsinda ryabo igitabo cyabo cya mbere cyangwa se record zabo za mbere. Rogers yabonye inzira yerekanwe maze bidatinze itsinda rya Kenny Rogers na edition yabo ya mbere batangira gukorana. Iri tsinda ryaracuranze karahava aho bacurangaga mu njyana ya pop ndetse kandi bazanye ibihangano bitandukanye. Ibyo nakubwira ni nka Just Drop In, Ruby, Don't Take Your Love to Town ndetse n'indi bise Something Is Burning. Iri tsinda ryakoze Loading on the River ahagana mu 1971 kugera mu 1973, ubwo ni imyaka ibiri. Iki cyari igitaramo cyari gitandukanye rwose n'ibyari byarabaye mbere, aho cyari gikomeye cyane ndetse kiza no kubera mu bwato bw'uruzi bwa Mississippi. Ndetse kandi iki gitaramo cyari gikomeye ku buryo kitabiriwe n'abashyitsi bakomeye ndetse n'abacuranzi. Abo nakubwira ni nka Crystal Offerson ndetse na B&B King, hari haje ndetse na Ari Green ndetse kandi hari haje n'undi mukinnyi witwa Jason Roberts ndetse n'abanyarwenya bari bakomeye cyane muri icyo gihe witwa Check na Chong. Icyo gihe bari bakomeye mu byo gusetsa. Mu mpera y'imyaka za 70 yateye intambwe Kenny Rogers yongera kujya wenyine mu buryo bwari bukomeye cyane. Yahise atangira gukoresha ballad n'ubwoko bw'injyana zituje z'amarangamutima. Yahise asohora Lucille. Icyo gihe Lucille yamuhesheje igihembo cya Grammy, igihembo cy'indirimbo nziza za country music, aho hari mu 1977. Ndetse kandi Lucille
yiswe indirimbo y'umwaka ndetse n'iy'umwaka y'umuhanzi umwe n'ishuri rya muzika wa country music ndetse n'iy'umwaka w'ishyirahamwe ry'umuziki wa country music ndetse kandi Lucille inazamuka ku rutonde rw'umuziki wa pop. Byerekana ko muri uwo mwaka Kenny Rogers yari yitabiriwe cyane ndetse kandi umwaka waje gukurikiraho mu 1978 yasohoye album ye yise The Gambler. Indirimbo yanamwitiriwe byamuhesheje indi Grammy Award nk'umugabo witwaye neza kurenza abandi Best Male Artist. Nk'uko benshi mu bakunzwe cyane muri iyo myaka babikoze mu myaka za 70, The Gambler yagaragaye ku rutonde rw'umuziki wa pop ndetse iza no ku rutonde rw'umuziki mwiza wa country music. The Gambler yavuze inkuru ishimishije cyane ku buryo igihe cyarageze yihindurwamo filime kuri televiziyo, aho hari mu 1980 iza no gukinwamo na Kenny Rogers mwenyewe wakinnye ari umuhanga mu gukina urusimbi yigisha umusore we Protege maze amwigisha amayeri y'ubucuruzi. Ni filime kandi yaje kuyobora ibice bine byayo byose byagaragaza ko Kenny Rogers yari umukinnyi w'umuhanga mwiza. Ibi kandi byakomeza kugaragaza ko Kenny Rogers yagiye akora n'abandi baririmbyi benshi bo mu njyana ya country music, cyane cyane Dottie West kuri Every Time Two Fools Collide yo mu 1978, All I Ever Need Is You yo mu 1979 ndetse n'indi yise What Are We Doing in Love yo mu 1981 ari kumwe na Dolly Parton kuri nimero yabo ya mbere yambukiranya yiswe Island in the Stream yo mu 1983. ndetse kandi igihe cyaje kugera yongera gufatanya na Dolly Parton kongera gukora collabo y'indirimbo yitiriwe album ye You Can't Make All Friends, yanditse ku ndirimbo hamwe n'abacuranzi ba pop kandi barimo Kim Cannons Don't Fall in Love with Dreamer yo mu 1980 ndetse akaza gukorana na Shena Eston iyo bise We Have Got Tonight yo mu 1983. Ubufatanye bwe ndetse na Ronnie Milsap kuri Make No Mistake She's Mine yo mu 1987 yaje ku isonga ku rutonde rw'umuziki wa country music. Injyana ya Rogers yakunzwe cyane mu myaka za 90 nubwo yakomeje gufata amajwi ndetse no kumurika album buri gihe hafi buri mwaka. Mu 1998 yatangije label ye bwite Dream Catcher Entertainment yamuritse album ye mu myaka 10 iri imbere, aho muri 2011 Rogers yashinze amashami maze yandika album ya gospel The Love of God yasohotse muri 2012 nka Amazing Grace. Usibye kwandika ndetse no gukora icyegeranyo kinini cy'umuziki mu myaka myinshi ishize, mu 1978 Kenny Rogers yanditse igitabo cyo kwifashisha Making It With Music, Kenny Rogers Guide to the Business, hamwe na Len Epand yasohoye kandi igitabo kivuga ku buzima, amahirwe cyangwa ikintu gisa nacyo, Memories yasohoye muri 2012. ndetse mu bihembo byinshi Kenny Rogers yahawe igihembo cya Willie Nelson Lifetime Achievement Award muri 2013 cyatanzwe n'ishyirahamwe ry'umuziki wa country music, maze yinjizwa mu nzu y'umuziki y'ibyamamare muri uwo mwaka. Muri 2015 Kenny Rogers yatangaje ko urugendo rwe rwo kumusezeraho urwo yari yarise The Gambler Last Deal kuwa 5 Mata 2018 hatangajwe ko Kenny Rogers yahagaritse urugendo rwe yari asigaje nk'uko yabigiriwemo inama n'abaganga kubera ibibazo byinshi by'ubuzima yari yarahuye nabyo. Yavuze ko kandi yifuza gusezera mu ruzinduko rwe rurangiye, nubwo yatekerezaga ko ashobora gufatwa indi album muri studio. Igitaramo cya nyuma cya Rogers yagikoresheje Nashville
cyabaye kwa 25 Ukwakira mu 2017 kuri Bridgestone Arena, aho yaje kwifatanya n'abahanzi b'abatumirwa barimo Linda Davis, Ellen King, Little Big Town, Lionel Richie ndetse n'abandi benshi bakomeye. Gupfa kwa Kenny Rogers, umwuga we wamaze imyaka 70 kugera mu 2018 ubwo yahuraga n'ibibazo by'ubuzima birimo nk'aho yasuzumwe kanseri y'uruhago maze kubuzima karanga kwa 20 Werurwe 2022 ejo bundi muri corona. Rogers yapfuye afite imyaka 81 igihe yari ari mu bitaro i West Sand Spring muri Georgia. Yashyinguye mu irimbi rya Oakland aho ni muri Atlanta. Jya muri comment aho hasi wandikemo wifuza ko twagukorera icyegeranyo ndetse tukakubwira amateka ye idonido kuri we ndetse n'imivukire ye n'imipfire niba yaritabye Imana cyangwa se n'imimerere yiwe niba akiriho uyu munsi. Kora subscribe, ukore share ndetse na like, dukomeze kubana mu bindi biganiro. Yari SPN TV tuwumvaga unakubwiragaho yari Kenny Rogers aka The Gambler, wari kumwe nanjye Oze Blaze. Iyi ni SPN TV 2 nakagaruka. Bye bye.